Rap my people to Showboy Voice Mr Focus King of Vibe nk'ibisanzwe turacyari ku muhanda nkuko mubizi ku YouTube yacu bita The Focus Team Rwanda niho biri kubera kabisa. Hano rero murabona ndi kumwe n'abakobwa beza muri kubabona nubwo ari bagufi mbasumba ariko nabirenze reka kubegere tuganire. Bimeze bite? Meze bon. Hano ndi kumwe nani? Gigi Vibes. Gigi Vibes. Okay. Eko numva tujya kwitirana. Akantu ka vibe. It's amazing. Nanjye karimu. Ni byiza cyane. Wow, n'umuvuga nka Marina. Oya nawe. So, hano mu ruhande rw'ibumoso bwanyero ndi kumwe n'undi mukobwa mwiza ugira amahane menshi. Ndi kumwe nani? Pink Kevin. Pink Kevin. Ni neza. Kuno no witonze. Ni neza. Ni fresh. Ni neza. No aba bakobwa mbafitiye challenge, mbafitiye ibibazo bagiye kumbwira. So, Gigi Vibe bajya bavuga ko nyine abakobwa beza nta bwenge bagira. Ubivugaho iki? Okay, abakobwa beza ko mbabona nagari bose. Nagari bose. Oya we mbwira barabugira cyane ntabwo bagira. Barabugira. Hano ndi kumwe na Pink Kevin. Kevin, umeze sawa? Ni neza. None se ko bavuga ko abakobwa beza nta bwenge bagira. Wowe urabivugaho iki? Ntabwo bagira ko cyabarabugira. Ngiye mbabona ari nka 20% bafite ubwenge. Mbese muri make ntabwo bagira. Ni nka ko nenda kuvuga. Wakwenda kuvuga nyine bivuga ubyerura ariko mbyeruye abo 20 baba barenganye ubwo 80 mwiyumve. Nese muri abo 20 urimo? Ni neza. Hano ndi kumwe na mugenzi wawe Gigi Vibe. 19 rangiye 20. 19 nese uyu Gigi Vibe yaba arimo? Murebe. Ntago arimo. Ntago arimo? Ese urabona uyu muntu afite ubwenge? Ntago ari mu bakobwa ariko nyine ni mwiza. Ni mwiza ariko nawe nta bwenge afite. Nta bwenge agira. Nese Kevin wanzanye. Ahuze uko nageze. Mbaye nta bwenge mfite ntago naza hano. Sibyo? It's okay. Waje gukora iki? Umuntu utazi icyo aje gukora asirambwiraga afite ubwenge. Oya reka tubwire icyo yaje gukora ariko yivuga. Hano urabona turi gukora iki? Turi gutora amasaka. Urabona turi mu biki? Turi kugosora ibishyimbo. Wabimenye. So rero hano ndi kumwe n'abakobwa bose beza ni babiri. Umwe ari ku ruhande ngo abakobwa beza nta bwenge bagira, undi ari ku ruhande ngo barabugira. Urumva rwabuze gice. Ariko ngiye nyine umbwire gihamya nyine ikintu kigaragaza ko abakobwa beza bagira ubwenge. Nawe umbwire gihamya ikintu kigaragaza ko abakobwa beza nta bwenge bagira. Umbwire ingingo ya mbere. We niyi ikintu kigaragaza nyine ko abakobwa beza bagira ubwenge. Banzo bazuri. Ko mutangiye kubitira. Ikintu kigaragaza ko abakobwa beza batagira ubwenge ni ikihe? Urabizi sinjya mbivuga. Ntabwo ujye ubivuga. Muri ujyanye kamera, ujyanye ibintu by'imikoro kabigarura byarangiye. Byarangiye. Ubwo nyine abantu babibonye. Abatagira ubwenge ubwo igisubizo bakibonye. Abatagira ubwenge barabizi ati ahantu abonera ubwenge none mpite mubwira impamvu abona ko ari we yagiriye ubwenge. Bazi ko ngo nta bwenge ugira. Oya aho ngaho aribeshye cyane. Impamvu aribeshye cyane. Tubwire ngiye bundi nyine urabona nta bwenge afite. Ngiye ndabona ntabwo. None se wowe urabona atafite ubwenge? Urabona afite ubwenge? Nose urabona nanavukiye 5 mani kurya avuga ngo umuntu ngo nta bwenge afite. Ndebe nyine. Uretse nkubwire urumva umukobwa umuntu uko aba yaravutse ntago aba yariremye urumva. Oya mbwira wijya muri byinshi. Ntago ngiye muri byinshi uretse mbaye ingingo urumva. Ntago aba yariremye urumva. And then ntago aba yaravukiye 5. Yavukiye amezi 9 nk'abandi. So urabona byakaze hagati y'umukobwa mubuze ubwenge n'undi utazi ubwenge. Bikomeje kuba gici. No piki we ntago abyemera. Nukuri kw'Imana ese ari kuvuga ngo afite ngo amezi 9 arese ko umuntu afite amezi 9 ubu ngubu sindi muremure Costa akaba ari mugufi. Costa muzanye baramuzi ariko baramuzi nawe banga barahaga. Okay ubwo tuvuye mu kiganiro nyine ukuri kwanje mu nyimyo kuri kwanyu. Mwanze kumbwira ingingo ibarengera nyine. Uvuga ko umukobwa mwiza agira ubwenge. Wanze kumbwira ingingo imurengera. Ingingo umukobwa beza nta bwenge bagira. Abenshi barababwira ngo ni beza. Ariko nawe umenye kuri mwiza. Mbwira ibindi ntazi kuko ibyo ndabizi. Urumva barababwira ngo ni beza. Bagahita baba n'abanebwe. Ngira n'ikintu nzongera gukora. Byakubayeho?
oya ngewe ubwiza bwanjye nzi no kubujera uzi kuba bujera gute kamaze ariko nkubwire nawe ibyo nagiye kukubwira urambwira ngo ni mwiza ngewe noneho nta n'ikintu nyizi no gukora n'ubundi ndi mwiza bya muzehe bya bindi bizaza ndi mwiza bizantambutsa bizanywera mu mabenzi yabyo uri mwiza ariko ntabwo uri mwiza wo kuba ikigoryi koresha ubwenge bwawe hano mu Rwanda dufite abakobwa beza ba bandi bajya baza kuri top 5 bafite ubwenge ari na beza rero mwemwe mani burangiye umukobwa mwiza wayambwira umukobwa mwiza ni umukobwa ufite nyashi cyangwa umukobwa ufite isura nziza ufite nyashi sibyo ni ibiki si nyashi ntabwo mani ubwiza ni mu mutwe bro ese ko udafite nyashi uze ko n'abandi batazifite ubwiza ni mu mutwe ubwiza ni mu mutwe n'ubundi isura y'ubundi wacara n'urubavu rukanarugwamo ukamyoka ariko ubwenge nicyo cya mbere rata ubwiza bw'umukobwa ni ubwenge cyane ikibuno cyane isura nabyo ubwenge nibwo buba bwiganjemo cyane hagakurikiraho iki ari ikibuno n'isura hakurikiraho iki shaka ubwanjye wamisura isura ukaba nyashireza byarutwa ariko uzi kugenda ufite mani ufite buri umuntu akakwishimira ukumva akaba yaza akagukora akaguhindukiza akigutera ijisho agahita asubira inzira yamuzanye icyo kintu uracyumva ushatse kuvuga ko se nk'abantu bose bamubonye barahindukira hari abantu bajya bagira nyashi ariko ari babi abakobwa bajya nyashi ariko ari babi wowe n'umuntu ari mwiza yahindukira akagenda ukabona aracyari kukureba ubona nta munda nta kibuno ntabwo washobora kubitandukanya ese ko iki nta nyashi ugira njyewe kandi bankunda ukomeze ninde ugukunda hari abantu mumukundara barabizi baraza kutubwira muri comment nese we kubera icyo uri mwiza ariko ukaba nta nyashi ufite nyashi ndazifite ngo ari kuvuga ngo nta n'ubwenge ufite noneho nyashi ndazifite kameramani nta kuntu yanyarukira nyashi oya nyashi njye ndazifite ukumva ariko ngo nta bwenge ufite ndabufite bambwiye ngo nta bwenge ufite urabufite ndabufite nduzuye nta kibazo mfite ndatekereza neza ndumva rwabaye gica so mugende muri comment mutubwire ase ari abakobwa bafite ubwenge babikate hehe watse tukarangiza video uko watsinze byapfuriye he byarangiye agiye ku ruhande rwanjye so kati kameramani kati so turacyakomeje tugenda tuzagenda tubaza abakobwa benshi beza bagenda batubwira uruhande rwabo ni kuri Focus Team Rwanda biri kubera kuri YouTube mugende mukore subscribe share and comment mutubwire so ciao